ntashobora kuramya Imana mu nganzo, ariko nigeze kwicara maze gusoma Zaburi 139 maze kumenya ko narimwe mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, bituma mpereza buri kintu agaciro. Haleluya. Ndicara nandika buri kintu cyose Imana yandemanye, ndangije ngihereza agaciro ko kingana, ndangije ndavuga ngo ikintu cyose kindimo. Haleluya. Dawidi yavuze ngo mwabindi mwe byose ushimwe. Haleluya. Uko rero niko ndavuze ngo nzajya nyiramya no mu mpano yampaye yo kwandika ibivugo cyangwa se poem. Niyo mpamvu rero tugiye kubanza kumva Imana cyangwa se kumva ijambo ry'Imana, ariko binyuze muri iyi poem yitwa urupfu rubyara ubuzima. Urupfu rubyara ubuzima. Igitangaza kirabaye, icyago kibyaye igisingizo, ikibazo kibaye igisubizo. Ikiriza abantu ubu ngubu nicyo gihozo, ngiki kireye mu nganzo. Rwabera ruhawe ijambo nyuma yo kwangwa n'isi yose, ruvuzwe neza ruzanye neza. Ikibi gihebuje kuba igihanda, Imana kibyaje kuba umuhanda. Wa Munazareti utigeze umureti wo muri Yesaya 5:3 uvuga intimba n'indangamuntu n'ishusho yiwe n'ibishamaje, n'akataraza yaje agatwara. N'impamo yose n'ibisanzwe, kuva ryari intimba ivura imibyimba y'umuntu ikomora abandi. Ni gute kubitwa njyewe ngakira icyaha cyanjye akagikikira? Utazi icyaha hinduka icyaha, mpereza impano nigeze mpaha. Atwarwa bugwate njyewe ndataha, Yesu arabanga barataha, umwami arahanga njyewe ndaramba. Haryo ubundi nta yindi nzira, ntawe yabonye yabikije umwana wayo wenda niyicwe, nk'uko wa Pilato bikamukunda agacupa ipingu maze agacika. Ariko Mana akamumumva, nta n'ukuntu wari kubigenza, bigasa nk'aho abyigirisha, yaba kubanga cyangwa kwicwa, wenda ntiyumve burya buribwe. Mu bise by'amaraso ye niho havuye gukira kwanjye, urupfu rwe rubyara ubuzima bwanjye, kuzuka kwe niyo ndirimbo yanjye, kuva ryari urupfu rubyara ubuzima. Pawulo abwira Abagalatiya ati nimara kumva iyo nkuru, urupfu rubyara ubuzima, ubuzima bwanjye bwanguko n'inyungu zanjye zipfuye. Ati ubu narabambwe ntabwo ndiho, Yesu araganje niwe uriho, njyewe wa kera sinkiriho, mu mutima wanjye niho, ibyo nkora byose singenewe. Yamenye ubwenge ntiyabitubwiye. Reba nawe umusore nkanjye usoza amashuri ya kaminuza ukanzana hirya ngo warabambwe, nkaho Yesu atishyuye byose. Cyangwa nka Keza uzaba misi ngo ubuzima bwiwe nabuha umwami, afata agapenda acinya akadiho aterere karama ngo ari gusenga, nkaho Yesu atishyuye byose. Uwanga ubugingo bwe ku bwanjye azabubura, utanga ubugingo bwe ku bwanjye azabubona. Umwigisha n'umwigishwa barangana, murahirwa niba batuka babahora izina ryanjye, dore bamwe bazashyirwa mu mazu y'imbohe. Ngibyo ibyacu abemeye Yesu bashaka ko ubwami bwiwe buganza, inzira y'ububyutse niyo ngiyo, komanda ni Yesu ari ku rugiripa, wirora hirya ni wowe mbwira. Iby'ubwami n'ubufindo utazimije nk'uko wakomeretsa abana b'ubu bumva Yesu yarabirangije. Kubibutsa ko nabo bagomba gupfa bagaha umwami ubuzima bwabo, kamere igahangira ari igahezwa, kwibona kwacu tukajya hasi, udushinga twacu tukaduherutsa, Yesu akabanza kuzura imitima, Zaburi zikimura imitongo. Ab'imbere nimukomeze, ab'itsindagiye nta kabuza umwami azaza. Ntabwo nsubitse, ndasoje, komera ni hamwe ya Siyoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nguko uko ubuzima buva urupfu. Haleluya. Reka dusome rya jambo ry'Imana iri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, turasoma mu gice cya 12, turahera ku murongo wa 24. Haranditse ngo nukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Imana iduhana umugisha. Kandi reka dusome mu Baheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, turasoma ku murongo wa 12. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11, tugiye gusoma ku murongo wa 22. Handitse ngo kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli,
agategeka iby'amagufwa ye. Imana itugirire neza. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yaragiye gupfa ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli agategeka iby'amagufwa ye. Imana iduhana umugisha. Hanyuma hari ikintu gitangaje. Kuva Adamu amaze gukora icyaha cyo kwigomeka ku Mana, twibuka ko Imana yari yamubwiye ngo umunsi wariye kuri uriya rubuto no gupfa uzagira gute, no gupfa uzagira gute. Hanyuma amaze gushukwa, Eva amaze gushukwa kandi bakagwa mu cyaha we na Adamu, n'urubundi Imana irababwira ngo gupfa aho muzagira gute, uzapfa. Hanyuma iyo niyo nkuru ibabaje yigeze kwinjira mu matwi y'umuntu, yuko azagira gute, yuko azapfa. Kuva icyo gihe abantu batangira kwanga urupfu, barwanga urunuka. Hari indirimbo yajyaga ica kuri radiyo bagiye kuvuga amatangazo yo kubika, sinzi nimba abantu bayizi, ivuga ngo ndakwihanije rupfu ngo mvira ubahane. Umuhanzi waririmbye iyo ndirimbo yaravuze ngo nawe warupfuwe, ngo nawe uragapfugire gute wumve. Ariko hano turimo kuvuga noneho ngo ubuzima buva mu ki, buva mu rupfu. Ubundi akenshi tuzi ko habaho ubuzima ari uko habayeho kubyara cyangwa kuvuka, ariko noneho hano tugiye kureba uburyo noneho urupfu rubyara iki, rubyara ubuzima. Haleluya. Rero kuva icyo gihe abantu batangiye gutinya urupfu, ariko ikintu gitangaje ni uko Imana ishobora byose iyo yicaye mu ijuru. Haleluya. Mu minsi yashize twari turimo twizihiza Pasika, ariko kuzuka ari wo munsi wo kwizihiza kuzuka kwa Yesu Kristo. Ikintu cyabayeho kiriya gihe ni uko Imana yafashe ikintu kibi gihebuje kurusha ibindi byose. Haleluya. Yarangiza ikagifata akaba ari kibyaza ubuzima buruta ubundi buzima bwose. Haleluya. Nta kindi ni urupfu, kuko yatanze umwana wayo kugira ngo adupfire ku musaraba. Nta yindi nzira yashimye kubinyuzamo, kuko hatabayeho kumeneka amaraso hadashobora kubaho kubabarirwa ibyaha. Haleluya. Hanyuma iyo tuvuze kumeneka kw'amaraso, ntabwo ari ariya matembabuzi ava mu mubiri w'umuntu gusa, ahubwo ni ubugingo. Haleluya. kuko mu itangiriro Imana ibwira Nowa ngo ntibakajyane inyamaswa n'ubugingo bwayo, ashaka kuvuga amaraso yayo. Rero iyo bavuze ngo amaraso baba bashatse kuvuga iki? Ubugingo. Niyo mpamvu twaririmbye no mu ndirimbo tukavuga ngo Yesu yatanze ubugingo bwe kugera ku gupfa. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusomye ijambo hano mu Baheburayo ritubwira umuntu witwa Yosefu ngo kubwo kwizera. Haleluya. Aho hantu hati kubwo kwizera yabonye yuko agiye gupfa. Amen. Arangiza agiye guhishurirwa gukomeye. Arangiza aravuga ngo yego nzapfa, umubiri uzashiraho, hasigare amagufwa yonyine. Ariko nihagera umunsi wo kuva muri Egiputa tugiye muri Isirayeli, ndabihanangirije amagufwa yanjye ntazagire gute, ntazasigare hano muri Egiputa. Amen. Ahubwo nayo muzayafata muyajyane i Kanani. Ijambo ry'Imana irambwira muri Yosuwa ngo mu bantu bakuze bavuye muri Egiputa bakuze, abagezeyo ni Yosuwa ndetse na Kalebu ndetse n'amagufwa yande ya Yosefu. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo mbese Yosefu yabonye iki mu magufwa ye, yahishuriwe iki? N'ubundi ko yakagombye kuvuga n'ubundi nzaba narapfuye, nta mpamvu yo gutekereza ku by'urupfu, n'ubundi ngomba gukora ibyanjye nkabirangiza nkiri hano. Kuki yatekereje nanone akavuga ngo reka mbabwire bazagire n'icyo bakora ku mubiri wanjye? Haleluya. Hanyuma mbere yuko tujya kuri iyo mpamvu neza yatumye Yosefu abwira Abisirayeli iki kintu, ndagira ngo tubanze tuvuge kuri iyi nkuru gatoya yo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 13 umurongo wa 21. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 13 turahera ku murongo, turasoma umurongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabuka igitero kimwe, basugunya uwo mupfu mu gituro cya Elisa. Nuko intumbi igwiriye amagufwa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Imana ishimwe. Haleluya. Ngira ngo harimo n'umuntu ushobora kuba asomye aya magambo bwa mbere, yuko bafashe umuntu wapfuye bakamunaga ku wundi muntu wapfuye kera,
hasigaye amagufa yonyine, uwo muntu yarangiza akazuka. Haleluya. Mu yandi magambo nagira ngo mwumvise yuko Yosefu yari afite guhishurirwa gukomeye igihe yari arimo ategeka iby'amagufwa ye. Haleluya. Ndagira ngo rero ukurikire neza. Hanyuma uyu Yosefu twari turimo tuvuga, ndagira ngo mwibutse ukuntu yageze muri Egiputa. Yageze muri Egiputa ari umunyagano. Amen. Hanyuma ageze muri Egiputa kubw'Imana ya Isirayeli yari iri kuri we, kandi kubw'umugisha wari uri kuri we. Umugisha w'Uwiteka uba mu kuboko kwa Yosefu kugeza ku rwego yagezeyo yari umucakara agahinduka umutware. Yabanje kuba umutware kwa Potifari. Amen. Hanyuma ahura n'ikigeragezo gikomeye cya muka Potifari, ariko arangije aravuga ngo nakora icyaha gikomeye gityo nte gacumura ku Mana ya Isirayeli. Amen. Mu yandi magambo, Yosefu Imana yamurutiraga ibindi byose. Amen. Imana ya Isirayeli yayibonagamo ubuzima bwe bwose. Ntiyibutse yuko ari umunyagano, ntiyibutse yuko ubuzima bwe bamwica bakamurangiza. Arangiza aravuga ngo hoya, yemera gusuzugura nyirabuja bene kariya kageni. Ubundi byarangiye bimujyanye hehe? Muri gereza. Haleluya. Hanyuma ageze muri gereza, iyi nkuru yarantangaje. Ibaze ko Imana yaje gusohoza icyo yavuganye na Yosefu, igateza umwami wa Egiputa inzozi zonyine, inzozi gusa, inzozi gusa. Haleluya. Nimba Imana ibuza amahoro imitima y'abantu kubera kurota byonyine, haleluya, iramutse ije kugutabara, iramutse ije kugutabara, ninde wayitanga imbere? Haleluya. Hanyuma izo nzozi amaze kuzirota, ngo hari undi muntu, yaba mu bakonikoni yaba mu bapfumu, hari undi muntu wasobanura izo nzozi. Amen. Ariko haboneka Yosefu wari uri mu mwuka w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Arangije aba ari ugira gute? Gusobanura za nzozi. Hanyuma uyu Yosefu twavugaga ni nawe wagiye gupfa. Arangije aravuga ngo amagufwa ye nayo bazayajyane hehe? Bazayajyane muri Isirayeli. Hanyuma reka tuvuge undi mugabo bagiye kujyana witwa Daniyeli. Amen. Ndagira ngo mwibutse yuko generasiyo yari izi Imana imaze kuvaho muri Isirayeli, indi generasiyo yaje, cyaze ikindi gisekuru cyajeho nyuma, baragiye bagomera Uwiteka kuko batari bazi amateka n'imirimo Uwiteka yakoze muri bo. Kubaha Imana kurashira. Hanyuma umuhanuzi Yeremiya atangira guhanura ngo mwa Bisirayeli, nimudahindukirira Uwiteka muzajyanwa muri iki? Muri imbohe. Kandi n'ubundi Imana yari yarabivuge mu kanwa ka Mose mu Gutegeka kwa 2 mu gice cya 28. Haleluya. Harimo imigisha n'imivumo yo kutubaha Uwiteka. Hanyuma bageze muri icyo gihe cyo kutumvira Imana, umwami w'i Babuloni Nebukadinezari araza arabanyaga. Ibyanditswe bigira gute? Birasohora. Hanyuma bamaze kugera yari abanyagano, haboneka undi mugabo witwa Daniyeli. Amen. Hanyuma uyu mugabo arangije aravuga ngo nubwo ndi mu gihugu cy'amahanga, ariko Imana ya Isirayeli ntabwo nigeze nyisiga hehe? Muri Isirayeli. Amen. Nubwo nari ntegetswe kurya ku byo kurya by'umwami. Amen. Ariko kubera yuko hari icyo nzi ku Mana ya Isirayeli, ntabwo nshobora kuyitembuha ngo nijye ku byo kurya byaterekerejwe. Amen. Nawe ahakana ikintu cyamucisha umutwe nk'uko Yosefu yagize gute? Yabikoze. Bwana Yesu asifiwe. Arangije nawe amaze gutsinda iyo test Satani yarazanye imbere, icyo kigeragezo cyari gikomeye gutyo cyashyirisha n'ubuzima bwe mu kaga. Amaze kugitsinda, haza kuba ikibazo nanone muri Babuloni nk'uko cyabaye hehe? Muri Egiputa. Umwami Nebukadinezari agira gute? Ziyobera abanyabwenge Babuloni, ariko Uwiteka Imana izishurira Daniyeli. Haleluya. Hanyuma amaze kurota inzozi, yaba abapfumu yaba abakonikoni yaba abanyabwenge bose b'i Babuloni nabo bananirwa gusobanura iki? Bananirwa gusobanura inzozi. Hanyuma wa wundi Yosefu wabayeho muri cya gihe arangije arababwira ngo amagufwa yanjye ntimuzayasiga. Mu yandi magambo icyo yarashatse kuvuga, nta kiri muri uyu mubiri usanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahubwo spiriti ya Yosefu, Bwana Yesu asifiwe, yarambutse iragenda ijyana n'Abisirayeli igerana nabo hehe?
muri Isirayeli. Amen. irangije ikomeza kurindira umuntu uzemera kubaha Uwiteka nk'uko Yosefu nawe yagize gute yubashye Uwiteka. iyo spirit ya Yosefu yo gusobanura inzozi, haleluya, irakomeza igendera muri Isirayeli, itegereza umuntu kugeza igihe yabonye umuntu witwa Daniyeli, nawe wanze gupfukamira ibigirwamana, akanga kugira gute gutenga Uwiteka. haleluya. irangije spirit imuzaho, arangije bagiye kwica abakonikoni n'abapfumu bose b'i Babuloni, Daniyeli araza aravuga ati oya, amen, ureke kwica abo bantu kubera yuko Uwiteka Imana ishobora byose. iyo Mana igira gute isobanura. mu yandi magambo, umwuka wa Daniyeli wari uvuye kuri nde? wari uvuye kuri Yosefu. haleluya. iyo dusoma Bibiliya ni igitabo cyo kwishura, ni igitabo cyuzuye kwishurirwa cyane. kubera iki? Yosefu yasobanuye inzozi, abo wa kabiri kuri Farawo. amen. Daniyeli asobanura inzozi, abo wa kabiri kuri Nebukadinezari. haleluya. nguko urupfu rw'abana b'Imana, urupfu rw'abizera, haleluya, ntabwo rurangirira hehe? Numva urupfu rw'abana b'Imana, urupfu rw'abizera ntabwo rurangirira numva. hanyuma twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami iby'umuntu bafashe bakamunaga mu gituro cya Elisa. yaramaze gupfa kera bafataga imva bakazicukura mu rutare, barangiza bakagenda bagashyinguramo umuntu. niyo mpamvu rero banaze nyine uwo muntu akagenda mu mva, akagwa ku magufwa ya Elisa, uwo muntu arangije akazuka. hanyuma nari ndimo gusoma aha hantu ngira ikibazo gikomeye, ndibaza mbese ni gute amagufwa y'umuntu wapfuye kandi hashize igihe kinini banagaho umuntu wapfuye yarangiza akazuka, haleluya, akabaho. mu gihe Kristo ajya gusubira mu ijuru, hari amagambo yabwiye intumwa ze, yarababwiye ngo nk'uko data yantumye namwe niko ngize gute, namwe niko mbatumye. arangije arababwira ngo kandi unyizera, haleluya, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora nigira gute, azakora niyiruta. ibyo biri muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. haleluya. yarababwiye ngo unyizera imirimo ngira gute nkora nawe azayikora, kandi azakora nigize gute, niyiruta. ndangije ntekereje ku buzima bwa Yesu Kristo, nsanga mu bintu yakoze ntabwo kwari ugucungura abantu gusa, ahubwo aho yageraga abarwayi yageraga gute, yarabakizaga. aho yageraga agasanga umuntu wapfuye yageraga gute, yaramusuraga. aho yageraga agasanga ibibazo yageraga gute, yarabikemuraga. Bwana Yesu asifiwe. ndangije ndibaza ngo twebwe mu gihe cyacu habaye iki? ese habuze iki? ese ntabwo twizera Yesu Kristo? ijambo ritubwira yuko uwizera Yesu Kristo azakora imirimo nk'iyo yakoze, ndetse agakora niyiruta. ngeze aho ngaho nibaza icyo kibazo, haleluya, ariko naje kukibonera igisubizo hepfo. nagira ngo mbabwire indi nkuru ijya gusa, amen, niya Elisa, ariko yo irahambaye. amen. ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu bamaze kumushyira mu gituro, haleluya, aragenda ageze mu gituro akingura ibituro byose, amen.